Hayi muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzise agahinda gakomeje gushengura imitima y'abantu bitewe na Mama Lewis. Muri filime yacu The Homeless Girl cyangwa se umukobwa utagira haba ariko wakunzwe n'umusore w'umukire, muri iyi filime ibintu bikomeje kugorana bitewe n'uko umutima wa Lewis ukomeje kuremererwa cyane, aho Lewis akomeje gutekereza uburyo yari yarafashe umutima we wose, urukundo rwe rwose akaruharira Alice, ariko akaba yaratunguwe no kumva mama we avuga ko Alice ari umujura, avuga ko Alice yamuroze. Ibyo byose Lewis akomeje kubitekerezaho bikamushengurira umutima, aho ku ruhande rwa mama we akomeje kumuhatira gukundana n'umukobwa bita Tricia, bitewe n'uko uyu Tricia ari umukobwa wo mu bakire. Gusa nubwo Tricia ari umukobwa wo mu bakire, Lewis ntabwo yamukunze, ahubwo yakunzwe na mama we. Ese guys, ko ibintu bikomeje kugorana, imitima y'abantu ikomeje gushengurwa n'agahinda, umutima wa Lewis umerewe nabi, ariko n'uwa Alice ukaba umerewe nabi. Alice akaba akomeje kugenda atekereza ku bantu bakomeje kumushwanisha n'umukunzi we Lewis. Alice akomeje gutekereza uburyo Lewis yamukuye ku muhanda akamuhindurira ubuzima, ibyo byose bikamuca intege. Ariko Alice yatunguwe nuko yahuye na Lewis. Lewis akamubwira ko ari umujura yabibye, akamubwira ko ari umurozi, ibiki n'ibiki. Ibi byose bikomeje gukorwa na Mama Lewis, niwe ukomeje gutandukanya abakunzi. Mama Lewis akimara kubona urukundo rudasanzwe Lewis yakundaga Alice, uburyo Lewis yari yarafashe umutima wose akawuharira Alice, Mama Lewis byaramubabaje cyane, arahira avuga ko umuhungu we Lewis atagomba gukundana n'abakobwa bo ku muhanda, ahubwo agomba gukundana na Tricia, bitewe n'uko Tricia ari umukobwa wo mu bakire. Ese guys, mukurikije imyumvire ya Mama Lewis, murabona hari urukundo rurimo? Cyangwa Mama Lewis we urukundo rwe rugendera ku butunzi, rugendera ku bukire n'amafaranga? Guys, uyu Mama Lewis akomeje kureba ku nyungu z'umuryango we, ntabwo ari kureba ku ruhande rwa Lewis, uburyo Lewis azubaka urugo rwe. Ese ko Lewis ibintu bikomeje kumukorana, ageraho yemere kuba yakundana na Tricia, nangwa akomeze kugenda arwanirira urukundo rwe na Alice? Guys, mwewe icyo musabwa nta kindi ni ugukora subscribe, dukandire subscribe, udukandire like, uduhe ibitekerezo bya hasi muri comment, ubundi update zose za filime The Homeless Girl dukomeze kuzinjiranamo neza gatanu kuri gatanu. Ese guys, umunsi uyu Lewis yamenye ukuri, akamenya ko mama we ari umugambanyi, akamenya ko mushiki we Nana ari umugambanyi, abo bose bakomezaga kugenda bagambanira Alice bagamije gutandukanya urukundo rwe na Lewis. Umunsi Lewis azamenya ibi byose, noneho murabona atazahita ashwana na mama we. Ese Lewis namenye ukuri, hari umuntu uzongera kumutandukanya n'umukunzi we Alice? Guys, Lewis namenya ko ari amafaranga mama we yamubwiraga ko Alice yabibye, Lewis namenya ko ari sheke ari mama we wayihaye Alice, ibintu bizaba bikemutse. Lewis azakundana na Alice ubuziraherezo. Guys, abakunzi ba filime The Homeless Girl bakomeje kubabazwa n'aya matiku ya Mama Lewis, ariko ndagira ngo mbabwire ko umunsi umwe ibi byose bizakemuka, umunsi umwe ibi byose bizajya ahagaragara, urukundo rwa Lewis na Alice rwongere ruzanzamuke. So rero bye bye, after la vista, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde, shira imigisha mu byo mukora byose. Duhure next episode of The Homeless Girl, turabakunda.